Imana y'intambara. Haleluya. Imana irwanira mu misozi, Imana irwanira mu bibaya, Imana irwanira mu migi, Imana irwanira mu cyaro, ariko Imana igatsinda. Ndashaka kuvuga Imana y'intambara. Haleluya. Imana irwana igatsinda. Imana ifite tekinike mu ntambara zayo zose. Rimwe na rimwe uko irwana, ababirebera inyuma bagira ngo iri butsindwe. Reka ifite tekinike zo kurwana. Uyu mugoroba yakubwiye ngo Uwiteka ari bukurwanirire wiceceke. Sinzi ukuntu biguteremo, ariko ari bukurwanirire wigirire gute wicecekere. Iyi tekinike Imana ikunda kuyikoresha, nubwo nakubwira tekinike zigera kuri 34 ariko zishobora kurenga Imana ikoresha, ariko iyi nayo yo guceceka. Iyi bita guceceka ni tekinike itsinda kurenza ku rugero ruri hejuru. Itsinda ite? Mana ko ntangiye gufashwa. Iyo wacecetse umwanzi wawe agira ngo yagushoboye, bigatuma yitegurana ibikoresho bike, kuko atekereza kuri murangira. Iyo wacecetse abazi ko nta wundi mutera nkungu ugira. Abisirayeli bageze ku nyanja itukura basabwe ibintu bibiri gusa: guhagarara no guceceka. Ibyo byerekaga Farawo ko abantu bagiye kumanika amaboko. Kumbi Imana hari ukuntu yateguye ibintu. Nubwo ucecetse muri iri teraniro, ndagira ngo nguhanurire ko atari igihe cyawe cyo kumanika amaboko. Ni tekinike y'Ubumana gusa. Hari ukuntu Imana iri kubikora. Kubera iki? Warasakuje mu murenge ntibyakunda, ugera mu karere ntibyakunda, ujya kwa bene wanyu ntibyakunda, ujya ku nshuti zawe ntibyakunda, uhamagara abantu barakubipa, ubandikiye kuri WhatsApp barakuboroka. Aho ugeze ni guceceka gusa. Imana iravuga ngo mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka Imana ari bubazanire. Abanyegiputa mwabonye, ntabwo muzongera kubabona ukundi, kandi mwabonye iyo munsi. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba, sinzi uko yabitekerejeho. Yaravuze ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda. Yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe, kumbi hari bumutego. Uri itsinzi iraza kwitirirwa we, ntabwo uri buboneke. Niyo mpamvu muri byavuze ngo nurwana rwanana na Yesu. Haleluya. Arangije amusubiza imyenda ye, aramubwira ngo ibisi bimenyereye mu myitozo nakoze, ntabwo nigeze nitozanye iyi myenda. Arayimusubiza. Arangije ajyana nawe. Imana imwibutsa tekinike yakoreshaga. Buriya hari ibintu bikwereka ko uri butsinde. Goliyati ntiyatinyaga intambara, yarayimenyereye. Abati rwose siningi intambara nimwazana bwa Dawidi ivumbi 10 ntacyo bwabontwaye. Buri umuntu nakubwira ngo ntatinye intambara uzagira ubwoba. Icyambere, ashobora kudatinya intambara kubera ko yarwana nta cyahomba. Buri inyeshyamba nta kibazo ziba zifite, zirarwana n'ibiraro zikabica kuko zibigereye kugenda n'abaguru. Kavuga ati
ntacyo donc n'umuntu buriya hari umuntu ushaka guhagarara hari akagutuka kuko we ntacyo ahomba, ariko weho uriwe ntibikwemerera kumusubiza. Wowe uri umubyeyi, wowe uri umwari, wowe hirya y'ejo hari ibintu, kuko we ntacyo ahomba, ntacyo ari butinye. Goliyati kubera kutagira amasengesho, kubera kudasenga, kubera kutabana n'Imana, ntacyo yatinyaga. Yaravugaga ati reka nkubwire, noneho murasuzuguye, mwohereje umuntu uzanye amabuye. Kumbi Dawidi Imana yari yaramutoje mu rwego rukomeye. Mwese mufite ahantu mwatorejwe. Byagenze gute? Uyu mwana yahuye n'idubu itagira impuhwe, arayirokoka. Ahura n'intare, arayirokoka. Ahura n'ibintu byose. Ngo arebye rero aramureba, aravuga ati ibyo uri kuvuga uri muri ganiriro. Ati yabanye nanjye mu ishyamba, ni nayo iri bubane nanjye uyu munsi. Kubera iki? Yari afite Imana, yizeye ko ari Imana y'indwanyi, kandi amateka yayo yari ayazi, yari yarayabwiwe. Yari azi ko ari Imana ikorerana nyuma ya zeru, kandi igakorera muri tekinike zisa n'izisuzuguritse. Mbwira umuntu agiye ku murenge cyangwa agiye mu rukiko arakureze, Imana yo kukubwira kujya gushaka umwavoka ikakubwira ngo genda mu ijoro ryo gutabaza, ngo wowe wipfukamire gusa. Nyumvira, ibyo bintu ntibihura. Ni ibintu bisobanye kuvanga umwagiye gushaka umwavoka, barimo baranywa ikawa muri Kamiriya wenda, bari kwiga urubanza, nawe uri hano mu ijoro ryo gutabaza, wowe uje gupfukama. Ngaho nyumvira, ibyo bintu birasa. Ariko kubera ukuntu Imana igira tekinike, bazajya kuburana bakajya impaka imbere ya perezida w'urukiko, akavuga ati ibyo muri kuvuga turabona ko ari ibihimbano, muratsinzwe. Kubera iki? Byakozwe n'iki? Na ryavi. Imana nihimbaza. Tuyihereze icyubahiro Imana Data wa twese. Twese haleluya. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Nabo nyine niyo waba uri Rusizi i Nyakabwende, undi akaba ku Rusumo hirya, undi akaba za Ruhuha hirya za Nzira Nziza, undi akaba ku Kanyaru ka Nyaruguru, undi akazamuka akagera hehe iyo ngiyo mu Kinigi, undi akagera hano ka Gitumba. Amakuru umwami arayafite. Rero nubwo Imana utayibona hano, ariko irahari. Ndashaka kubaganiriza utuntu duke ariko twiza. Abazanye Bibiliya ndabizi si benshi. Icyo kizamini kera twajyaga tujya kuganira ijambo ry'Imana, akavuga ngo abazanye Bibiliya ntibazizamure. Uyu munsi ho bazamura telefone, ariko kenshi n'ubundi byo dushaka kubigisha dushaka ko mubifata mu mutima kurenza uko byaba biri mu bitabo. Ariko kugira Bibiliya ni byiza, nta gisa nacyo. Hari igihe Bibiliya kuryohera ikaba inshuti yawe, ukaganira nayo, wabuze abantu muganira, ukayisangamo ijambo ngiye kukubwira. Kuva igice cya 14 hari igihe bavuga ngo ni Exodus, bakoresha izindi ndimi, cyangwa se abandi bafite izindi Bibiliya zikavuga ngo ni ukuvayo. Dusome igice cya 14 umurongo wa 15, baganiriza utuntu dukeya ariko twiza. Ariko ikindi ntabwo ari twiza gusa, n'ibyiza Imana yateguye byakubwiraga ngo ukomere, naho irahari. Umurongo wa 10, umurongo wa 10, kuva 14 umurongo wa 10.
sinkunda gusoma imirongo myinshi ariko ndagerageza asome myinshi ho gakeya nk'itatu ubundi tugira icyo tuvuga. Farawo abatuze, Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye, inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo kudukurura mu Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti, tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira muri ubu butayu. Umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya. Ega ibintu ushaka kukubwira we, ndareba nkabona hari ibintu bigutuze, biguteye ubwoba, wumva wanakwivumbura. Ariko umva, Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ngo ryari? Yes. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi, ntimuzongera kubabona ukundi. Umurongo wa 14 niwo zingiro. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Ati yemwe ndaje nimukome, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe naje we, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Abantu bamenyereye kuvuga Imana Eli Elohi, abantu bamenyereye kuvuga Imana Jehova Nisi. Imana ni ibendera ryayo. Abantu bamenyereye kuvuga Imana mu buryo butandukanye, ariko uyu mugoroba ngiye kuvuga iyo bita Jehova Shabaota, bisobanura Imana y'intambara, Imana izi kurwana. Muyimenyere nk'Imana igira neza, za Jehova Shalom ziza zitanga amahoro, ariko ndashaka kukubwira Imana y'intambara. Haleluya! Imana irwanira mu misozi, Imana irwanira mu bibaya, Imana irwanira mu migi, Imana irwanira mu cyaro, ariko Imana igatsinda. Ndashaka kuvuga Imana y'intambara. Haleluya! Imana irwana igatsinda. Imana ifite tekinike mu ntambara zayo zose. Rimwe na rimwe uko irwana, ababirebera inyuma bagira ngo iri butsindwe. Reka ifite tekinike zo kurwana. Uyu mugoroba yakubwiye ngo Uwiteka ari bukurwanirire, wiceceke. Sinzi ukuntu biguteremo, ariko ari bukurwanirire, wigirire gute? Wicecekere. Iyi tekinike Imana ikunda kuyikoresha, nubwo nakubwira tekinike zigera kuri 34 ariko zishobora kurenga Imana ikoresha, ariko iyi nayo yo guceceka. Iyi bita guceceka ni tekinike itsinda
kurenza ku rugero ruri hejuru. Itsinda ite mana ko ntangiye gufashwa. Iyo wacecetse umwanzi wawe agira ngo yagushoboye, bigatuma yitegurana ibikoresho bike kuko atekereza kuri murangira. Iyo wacecetse abazi ko nta wundi mutera nkungu ugira. Abisirayeli bageze ku nyanja itukura basabwe ibintu bibiri gusa: guhagarara no guceceka. Ibyo byerekaga Farawo ko abantu bagiye kumanika amaboko. Kumbi Imana hari ukuntu yateguye ibintu. Nubwo ucecetse muri iri teraniro, ndagira ngo nguhanurire ko atari igihe cyawe cyo kumanika amaboko. Ni tekinike y'ubumana gusa. Hari ukuntu Imana iri kubikora. Kubera iki? Warasakuje mu murenge ntibyakunda, ugera mu karere ntibyakunda, ujya kwa bene wanyu ntibyakunda, ujya ku nshuti zawe ntibyakunda, uhamagara abantu barakubipa, ubandikiye kuri WhatsApp barakuboroka. Aho ugeze ni guceceka gusa. Imana iravuga ngo mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka Imana ari bubazanire. Abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi, kandi mwabonye iyo munsi. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba, sinzi uko yabitekerejeho. Yaravuze ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda. Yabonye inzira yo mu mazi agira ngo ni inzira isanzwe, kumbi hari umutego umutegereje. Hari ahantu Imana itegerereje ibyawe, irabireka bigasakuza bikava muri 2 bikagera 2015, ariko ibikiye 2025 mu kwezi kwa 5 ku itariki 9 ku itariki 10 ikazashyiraho akadomo ikavuga ngo enough is enough. Enough is enough. Hallelujah. Hallelujah. Ndimo ndafashwa ariko sishaka gushwanyuka tutaraganira. Kuki Imana ibabwiye ngo baceceke? Ntibabwire ngo batore amabuye. Ntibabwire ati mwigize abana batoye inyuma mufata amabuye. Ntibabwire ati nimwika mufuri. Ntibabwire ati nimwihishe. Kuki yemeye kuguhiga geri wawe, ikemera ko abushyira mu nkono, ikemera ko agira na connection n'umukozi wizaniye? Kuki tekinike y'Imana? Banzu bitekerezeho. Wayi kuki bimeze bityo? Ashaka gutangaza ihumure ridasubirwaho muri uyu mugoroba yuko hari amaboko y'ibanga aje kukurwanirira. Ikindi hakaba hari amaboko Imana ivunaguye atarakugeraho, afite ubushobozi, afite ubutware, afite imbaraga, harayo. Kandi sinshaka kukwigisha Imana yawe, kuko amateka mufitanye asumba uko ngewe uko nkuzi. Kubera ko Imana irwana urayizi. Yararwanye mu bukwe, yararwanye cyagiye ugiye gupfa, yararwanye ugiye kwirukanwa mu kazi, yararwanye ibintu byanze,
yararwanye muri tekinike, kandi ibyo ngibyo ibikora itanabikumenyesheje, ubona ugenda nka mine yigenza gusa. Ya yindi rero iracyemera ko igihari, iracyemera ko igikora, iracyemera ko ari inyembaraga. Ya Mana yawe iracyakora. Imana nihimbaza. Haleluya. Bagera ku nyanja itukura. Reka nkubwire, ibihugu bibura uburyo, imiryango ibura uburyo, inshuti zabura uburyo, ariko Imana ntijya ibura uburyo, ntibijya ibura. Imana kandi gutindira ikiraro kitari bunyurweho n'undi muntu. Iyo urebye uko wabonye akazi bitandukanye nuko nakabonye, iyo urebye ukuntu ubayeho bitandukanye nuko mbaho. Ikiraro cyanjye ni icyanjye nyine. Buriya bajya bavuga ko nta na fotokopi yawe ibaho, nta nizabaho. Umuntu aba yihariye nuko nyine uteye, ntawe uzagukurikira. Ikindi, nta muntu w'impanuka. Wapi? Icyambere ntabwigibeshya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka. Ntabwo Imana yabuze umuntu kugutoba, ntabwo Imana yabuze umuntu kugutera ibyondo, kubera ko izi uburyo izakuhagira abantu ikabibagiza isura ya mbere wari ufite, ikabibagiza hahandi, ikakwibagiza nabikabibagiza. Niko iteye, niko ikora, niko isa, irihariye, niyo yonyine. Ni Imana irwana, ni Jehova Sabaoth, ni Imana y'intambara, kandi igira abakomando benshi. Kandi impamvu Imana itsinda nuko yubatse urwego rw'amakuru rwizewe. Nuko murakumva, buriya ntugire ngo umwuka si ikindi, umwuka ni maneko y'Imana. Ntabwo Imana ikubaririza, ifite umwuka yashyize muri wewe. No kujya mu ijuru ntabwo izaza kwaka ibitabo umushumba, ntabwo izaza kwa mwarimu. Hari umwuka. Umuririmbyi yararirimbye ngo ikimenyetso cy'umwuka wawe wakimaye wingwate, nicyo kinyemeza ko ndi uwawe nawe ukabura uwanjye. Birasobanura iki rero? Imana iragufite ku rwego ruri hejuru. Amakuru yawe ntiyabaza. N'ababandi bajya bavuga ngo barajya gutangira amakuru, bayatanga hadakenewe, kuko ntibayigeraho ngo bayibwire, nta n'uwo yatumye ngo bayigayire. Uzarebe hari igihe abantu twerekana abantu hano umwaka avuga ngo ntibakwiranye. Ibyo nta n'uwabigutumye, kuko urwego rw'amakuru Imana irarufite, yarabibaze, irabicanga, irabivanga, igira gutyo irabihuza. Ibindi wakongeraho ni ibyawe, kandi urabivugira inaha gusa, ariko mu bwami bwo mu ijuru baravuze ngo icyo Imana yafatanyije. Haleluya! Cyaba kigufi, cyaba kirekire, cyaba kizwi, cyaba kitazwi, yaba yarize cyangwa atarize, yaba ari umukire, yaba ari umukene, yaba avuka Nyaruguru, yaba ari uw'imuhanga,
yaba w'i Burundi, yaba wo Ikaragwe, yaba hari w'inyakivara, Imana yarabicanze ibona birahura. Cyangwa ubigatsibo. Kubera iki? Nubona umuntu acecetse, ntuzamutekereze nk'umuswa. Nubona umuntu atavuga, uzitondere kondisiyo. Ubundi bihugu byose by'ibihanganye by'ibinyembaraga ntabwo byihuta gusubiza ku itangazamakuru. Barasakuza ati twabonye abasirikare bayo. Ati twabonye abasirikare bayo. Ariko kubera iki? Intambara itsindwa n'intego. Uwakwirukanka ari kugusebya ariko akaba adafite intego yasobanura mu bandi, aratsindwa, asanga yaratakaje ibintu byinshi. Iyo yagusobanyiriza hiherereye ariko akaba atabivugira ku mugaragaro, aba ari gutakaza amayinite. Uyu mugoroba Imana iragusabiye ngo Abanyegiputa, wabonye Abanyegiputa bari bafite induru, bari bafite ibikoresho, bafite n'induru, bari abantu bo ku rugamba. Ku rugamba ntibarwana baseka. Ku rugamba hari abarasa, ariko hari n'abandi bavuza ibikobwa bakomera ati turabafashe mu rwego rwo kuvumbura. Hari igihe rero umuntu akomera hano wakumva akomera, ariko iyo uri umutekinisiye w'intambara bararasa ntuhita ubasubiza. Ukwiriye kurasa rimwe ariko urasa mu cyico. Numva ntabwiriza buri munsi, ariko nabwiriza nkabona ko mufashishwa. Nubwo nkahanura rimwe mu mwaka, ariko nkahanura iby'Imana imbwiye. Kubera iki? Samarushanwa, si competition. Oya, impamvu iratsinda. Muvuge ngo amen. Hari umusore umwe yarwanye urugamba neza, tumufatiraho urugero n'umuntu bita Dawidi. Intego isumba ibindi byose. Intambara yaragiye kurwana, yari ifite abakomando bayitorejwe, bafite imyitozo ihambaye kandi bahawe imyitozo n'igihugu. Ariko rimwe na rimwe bararwanaga bakabura ibyo barwanira. Ariko Dawidi aje aravuga ngo rero njyewe ndashaka kurwanira icyubahiro cy'Uwiteka Imana ya Isirayeli basuzuguye ndetse bagasuzugura n'igihugu cyacu. Bimwe mu byo Sawuli yamubajije, yaramubwiye ngo nizihe mpamvu zitumye wiyangaje kujya mu rugamba rwari rwarananiye bakuru bawe. Undi aramubwira ati nuko numvise ko hari umuntu watutse Imana ndetse agatuka n'igihugu cyacu. Aramubwira ati wabishobora? Ntabishobora. Mureke mbabwire, kurwanana n'Imana ni imwe muri tekinike ya mbere. Imana izakubwira ibintu ukora ubivunikire, bivunika ariko bibi byawe. Arangije aramubwira ati rero niba wabishobora ngwino nguhe imyenda ya gisirikare. Kumva Imana, umwana aragenda yambara imyenda ya gisirikare, atambutse yumva ntabimenyereye, ijwi riramwongorera. Umuntu ufite umwuka w'Imana, Imana ijya imuganiriza, iramubwira ati nurwanana imyenda ya Sawuli, itsinzi iraza kwitirirwa we.
ntabwo uri buboneke. Niyo mpamvu muri byavuze ngo nurwana rwanana na Yesu. Haleluya. Arangije amusubiza imyenda ye, arambwira ngo ibi simbimenyereye, mu myitozo nakoze ntabwo nigeze nitozanya iyi myenda. Arayimusubiza, arangije ajyana nawe. Imana imwibutsa tekinike yakoreshaga. Buriya hari ibintu bikwereka ko uri butsinde. Goliyati ntiyatinyaga intambara, yari ayimenyereye. Avati rwose siningi intambara nimwazana bwa Dawidi ivumbi 10 ntacyo bwabuntwaye. Buri umuntu nakubwira ngo ntatinye intambara uzagira ubwoba. Icyambere, ashobora kudatinya intambara kubera ko yarwana nta cyahomba. Buri inyeshyamba nta kibazo ziba zifite, zirarwana n'ibiraro zikabica kuko zibigereye kugenda n'amaguru. Zikavuga ati ntacyo doko n'umuntu. Buriya hari umuntu ushaka guhagarara hari akagutuka kuko we nta cyahomba, ariko weho uriwe ntibikwemerera kumusubiza. Wowe uri umubyeyi, wowe uri umwari, wowe hirya y'ejo hari ibintu, kuko we nta cyahomba, ntacyo ari butinye. Goliyati kubera kutagira amasengesho, kubera kudasenga, kubera kutabana n'Imana, ntacyo yatinyaga. Yaravugaga ati reka nkubwire, noneho murasuzuguye, mwohereje umuntu uzanye amabuye. Kumbi Dawidi Imana yari yaramutoje mu rwego rukomeye. Mwese mufite ahantu mwatorejwe. Byagenze gute? Uyu mwana yahuye n'idubu itagira impuhwe, arayirokoka. Ahura n'intare, arayirokoka. Ahura n'ibintu byose. Ngo arebye rero aramureba, aravuga ati ibyo uri kuvuga uri muriganira. Ati yabanye nanjye mu ishyamba, ni nayo iri bubane nanjye uyu munsi. Kubera iki? Yari afite Imana, yizeye ko ari Imana y'indwanyi, kandi amateka yayo yari ayazi, yari yarayabwiwe. Yari azi ko ari Imana ikorerana nyuma ya zeru, kandi igakorera muri tekinike zisa n'izisuzuguritse. Mbwira umuntu agiye ku murenge cyangwa agiye mu rukiko arakureze, Imana yo kukubwira kujya gushaka umwavoka ikakubwira ngo genda mu ijoro ryo gutabaza, ngo wowe wipfukamire gusa. Nyumvira, ibyo bintu ntibihura. Ni ibintu bisobanye kuvuga ngo mwagiye gushaka umwavoka, barimo baranywa ikawa muri kamiri ya wenda, bari kwiga urubanza, nawe uri hano mu ijoro ryo gutabaza, wowe uje gupfukama. Ngaho nyumvira, ibyo bintu birasa. Ariko kubera ukuntu Imana igira tekinike, bazajya kuburana bakajya impaka imbere ya perezida w'urukiko, akavuga ati ibyo muri kuvuga turabona ko ari ibihimbano, muratsinzwe. Kubera iki? Byakozwe n'iki? Na ryavi. Imana nihimbaza. Tuyihereze icyubahiro Imana Data wa twese. Twese haleluya. Kubera iki? Ndashaka kukubwira ngo kunda gusenga birutisha ibindi. Gusenga birakora. Arangije aragenda ahagarara imbere ya Goliyati, arazunguza, ashyiramo ibuye, arazunguza. Kuko Goliyati yari umukomando, ntiyigeze ayibona bamanuka mu mitaka, ntiyabibonye bari kuri Kadete, ntiyabibonye ibi bintu byose. Umva ukuntu Pawulo aherutse kubwira abantu, yarababwiye ngo kuko intwaro zacu atari nk'iz'abantu, ngo kuko intwaro zacu zigira ububasha bwo gukubita hasi ikintu cyose cyishyirira hejuru, kurwanya Imana no gufata mpiri. Ariko ntabwo muzi ikintu bita gufata mpiri. Mu ntambara hari ikintu kiryoha, ntabwo ikiryoha ari uko wishe haduyi. No, buriya warwanya ukica abahaduyi benshi, ariko nugira bufata mpiri, ububabazi wagutumye ntacyo. Yego umwanzi araranye, ariko aya rero we yaravuze ngo intwaro zacu zifata mpiri ibitekerezwa. Abantu bakarara batekereza, abantu bakagenda
batekereza, abantu bakirirwa batekereza, bwagera nimugoroba wapfukama ugafatamira ukahagarika ibitekerezo bigahora biri pending muri uwo muntu wabitekerezaga, ariko Imana ikabirinda kujya mu bikorwa. Mwayimereye icyubahiro ko hari ibitekerezo by'abanzi bawe bigiye guhora muri pending bitazigera biba action. Haleluya! Hari ngo atere haleluya. Nugufatamira ibitekerezo byo mu mutima tukabigomorora Kristo. Iyo tubihaye Kristo arabikonvertisa, arabihindura, akabihindura iby'amashimo. Ngo arazunguza, azunguje undabona iyo tekinike ntibaho. Ibona rwose si ukuzingira haduyi, si ukumwataka, bigezeho atanga uburyo bwa nyabwo, yegura kasike ngo yitegereze ibyo umwana yigira. Abarekuye ikintu bita ibuye riherekejwe n'Imana ngo rigenda neza riboneza. Uyu mugoroba ndashaka ko hari isengesho ugiye kuzunguza, ariko ritandukanye n'andi wasenze. Iri ryo rirajya mu cyicu, rirajya aho rigomba kujya, riragera aho rigera, riragera ahantu hanyaho, riragera ahantu ugiye kurituma. Iryo sengesho rigera ahantu hakwiriye. Hanyuma birangira Goliyati apfuye, amuce igihanga. Ndashaka kubabwira utuntu tubiri soza. Nabo barabizi, nabo barabizi ko bitazakunda. Arubizi? Nabo barabizi ko bitazakunda. Imana yerutse kubwira Gideyoni, iramubwira ngo Gideyoni, manuka ujye mu rugerero rw'Abamidiyani. Ngo ahageze asanga ubwabo barose inzozi. Ayiwe, asanga barose inzozi. Umwe yicaranye n'undi mu ihema amubwira inzozi yarose. Barabirose ko batazakuroga ngo upfe, barabirose ko bitazakunda, barabirose kuzakomera, barabirose kuzagera kure, barabirose kuzatsinda, barabirose kuziga ukarangiza, barabirose kuzabyara, barabirose kuzubaka, barabirose ku buzima bwawe Imana izabuhindura. Ngo arabumva barimo baganira, aramubwira ati naraye ndose inzozi, nubwo turi muri position ariko zanteye ubwoba. Ati nagiye kubona mbona ikintu kimeze nk'irumbo ry'inzuki, ati byikubise ku kivera cyacu. Ibivera ni ibintu n'iby'amahema y'abasirikare, bikubise ku ihema ryacu. Ngo ihema ryacu rigwa rigarana. Ngo ariko uko zisobanura ntabwo nabimenye. Umva, arazimurotorera mugenzi we, aramubwira ati Imana yadutanze, ati yo ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Bwira mugenzi we ngo barabizi, barabizi ko bitazakunda, barabizi ko ibyo bagerageza bitakunda, barabizi ko wizeye inyembaraga, barabizi ko iyo mukorana ari Imana. Barabizi, barabizi. Bimubwira cyangwa ubibwira uwo muri kumwe n'uwo ubwire ngo barabizi ko kariya kazi uzagakora, barabizi ko iriya seta utayivaho, barabizi ko utazahomba, barabizi ko utazakena, barabizi ko ibintu bizagenda uko Imana yabigambiriye. Nabo barabizi
igitutu cyabyo barabibona, barabizi ko ubukwe buzaba, barabizi ko uzabyara, barabizi ko ya tera haleluya, barabizi kandi si ibanga, barabizi n'ejo bundi yara. Igituma babizi nuko babikora bihishe, kuko iyo bazi ko udafite kirengera bakagiye ku mugaragaro, ubwo babihisha barabizi ko hari Imana. Umva uko Yesaya yavuze, yaravuze ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, mu maso yanjye hagakomera, hakamera nk'urutare, ngo kuko utsindishiriza ari he? Uyifite ayitere hano, gufashwa biremewe rwose, va mu gishyitsi biremewe. Uwiteka ari bukurwanirire, bihanurira uwo muri kumwe ngo ari bukurwanirire, arakurwanirira atitaye aho intambara yateguriwe, arakurwanirira atitaye kuyisoreye, arakurwanirira atitaye ku mbaraga bafite. Uva uko Imana yabwiye Hezekiya, aravuga ngo hari ibimenyetso utari bubone, hari ubwo utari bwumva amajwi asakuza. Tera haleluya. Uko utazi uko amagufwa kurira mu nda y'umugore utwite, niko utamenya imigambi y'Imana. Reka nkubwire, nigeze nakira umukobwa hano, yabaye ahantu bamucumbikiye imyaka myinshi, aniga na kaminuza arayirangiza, ariko urumva barimo n'iducyuro twishe. Umunsi umudamu yamwirukanaga, namwakiriye hano, niwo munsi yari yabonye fiyasi. Bukeye mu gitondo abona akazi mu Bugesera. Umva ukuntu ari tekinike, ari igihe umuntu agusezerera ariko gushyira mu biganza atazitirirwa. Hari igihe umuntu ashobora kwitirirwa ngo niwe wakuzamuye, ngo niwe wakuvuze neza, iminsi yawe yo kuzamuka yagera akakwanga, akabyereka n'abandi kugira ngo havemo contribution ye. Arangije uwo munsi ubukwe bwageze, akaza arakabona, aza hano kwa karekomandasiyo, kuko yabonye umusore wamujyanye n'uwo muri Edeni, hariya mu Edeni ni umudugudu wabaga muri paruwasi ya Kicukiro, murahuza hara muri Niboye. Aravuga ati ntago nakorera ubukwe n'ahangaha kubera turi kure gutyo na gutyo, ariko turanamufasha. Icyo kibazo cye akiza, urumva kubera n'ubuzima yari arimo, murabizi ko hano iyo utangiza umushinga w'ubukwe hari amafaranga utanga nk'umusore utangije umushinga w'ubukwe, nubwo bayagusonera habaye impamvu, ariko buri kame muri umusore ntubashe icyo ngicyo nacyo. Ariko muri iyi minsi hariho promosiyo kugira ngo buri wese atazavuga ngo apfuye atarongoye. Umushumba yarabikatuye byose, yewe nushaka n'imodoka ikugeza mu nzu yarayemeye azaye, nushaka no kugenda ku ifarashi ngo azayikukodeshereza ari kurongore. Nukuvanga umuntu uzacikwa n'iyi periode uzaba ari umwaka uyivukaniye.
ni mu mutungo ibiganza umushumba. Kandi mureka mbabwire ikintu umushumba yavuze ni ikintu gikomeye, ni ikintu kiba muri bije y'itorero kugira ngo ugisede kivemo ariko abantu babone iyo serivisi uba wikebye. Ariko umuntu utarogora muri aya mezi nawe yabishyize hafi amasaka yes arabati wowe nuburafata uzanywa igikoma ariko witahane. Kandi hari umuririmbyi avuga ngo nubwo nanywa amazi cyangwa igikoma namushimba Yesu. Ndumva muhembutse nashaka ko muhembuka. Ndabona musetse n'abajene bari barakaye ariko ndabona baruhutse. Kandi gufi yasabira ryoha. Nabonye ibintu nubwo ushobora kurara ukanuye kubera kutereta ariko uburara wumva ijwi ryiza ukumva. Niho honyine mu gutereta uvugana n'umuntu mukarinda murangiza atakubwiye nabi. Ntibazakubeye. Kutabikora rero umushumba yaguhaye uruhushya ni inyatsi wawe ufite. Ariko by the way ndabizi ko hari n'abagabo hari n'abasore nako batazi guhagarara ku ijambo ryabo bahuzagurika. Ariko uyu mugoroba kubera ko twavuze Imana irwana, ndashaka ko Imana iguhagarika ku ijambo ukaba umuntu bita decisive, ukaba uri umuntu ufata icyemezo ukavuga ati bita Imana irwana izabukora. Hari umuhungu w'inshuti yanjye yaranamonye yambaye amarinete aravuze ati umva uko baye kandi ahise yimenya. Ntago mubabwiye ni umuntu w'inshuti yanjye n'aba bose aravuga ngo atanga nimero. Oya ntago mugomba kumuhamagara. Nta muntu wihamagarira uramurika. Kandi nababwiye ni muteretane neza nk'urubyiruko ariko ntukajye ujya kunywera amata muri ntuza muri katine ngo bari huteretana. Ushaka ahantu wabwirira umuntu ijambo akazaryibuka amaze gusaza kuvuga ngo wamutereteye muri katine rwose ngo cyangwa uzarimubwira muje muri repetisiyo bitegure nubura yafata uzaze nyakugurize kuntwererano ari kuzaguha ariko umujyana ahantu umubwira ijambo nawe atinye guhakana. Ubundi ahantu warambagirije umuntu atinya guhakana cyane. Ariko byose mukabikora mwubaha Imana, mukicara mwubaha Imana, mukagenda kuri moto mwubaha, ku buryo ibyo bintu byanyu Imana izabifinansa. Ariko iyo mubyizaniyemo akavuyo ni inyatsi muba mwirahuriye. Hari abantu benshi barwana na dayimoni zaturutse muri biriya bintu. Mbabwiye nabi ni muzi ko mbakunda. Soza ndashaka kubabwira ko dufite Imana igomba kuturwanirira. Sinshaka na rimwe kubona wacitse intege. Sinshaka kubona na rimwe uvuga ko wananiwe kuko wizeye Imana ifite imbaraga. Pawulo yabwiye abantu arababwira ngo kuko yatangije umurimo muri mwebwe ari nayo izawusoza. Ibwira Gideoni amubwira ngo urabona ubwinshi bw'Abamidiyani ariko kubera imbaraga ziri behind, imbaraga ziri inyuma yawe zirasumba cyane imbaraga z'Abamidiyani. Bariyubona uzabanesha nkunesha umuntu umwe. Biriya byose uri kubona ntabwo bihari ni baringa. Kandi ibintu biri gutogota sizi niba narakabwiye kwebwe iwacu twaratetse, sino guteka ariko twasigaye ku nkono
mwe ntago muzi ukuntu abantu basigara ku nkono ugasigara uyirinze iyi nyine bakabwira tuze gukoranya ariko hari ukuntu bajyaga batubwira ati rero nushyiramo inkwi nyinshi ukabona amazi arabiza ko hari ukuntu yabiraga ikabira ubundi ikayamena mu ziko ku buryo izimye barabwiraga ati nubona yabize hari abakoreshaga amavuta y'inka benda bakashyira ku rugara inkwi niyo ushaka ntuzigabanya ariko hari n'ukundi wagenda ukajya ku rugo ugashaka umuyenzi ukawutereka mu nkono gutya ikabira ariko hari mujya muri iminiri bivuga ngo bizarenga inkombe ariko ntibizarenga iki bisa n'ibyarenze ariko ntago byarenga iki ijambo ukawutereka neza mu nkono bikabiriramo n'ibyigire birenga urugara rw'inkono ndagira ngo uyu mugoroba uterekamo isengesho hagati y'akanwa kari kukuvuga hagati y'akanwa kari kugusebya bizaba mu mutima wako ariko ntibizigera bigera ku baturanyi hari ahandi atazabigeza ntabwo azabigeza harya umuyenzi wacu ni isengesho yego rata mwana w'iwacu shyiramo umuyenzi biceceke akwanga bibirire muri we ntakwemera ariko bibirire muri we kubera iki kubera ko umuntu ufite intambara yo kukwanga iri muri we nta kitwaye ikibazo niyo yakwanduza abandi terekamo ikintu bita iki isengesho niwo muyenzi tuyihe icyubahiro Imana nyagasani tera haleluya gatatu mwihagararire gusa muhaguruke murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire banyakubahwa mwese muri hano ari inshuti z'itorero ari inshuti za Kacyiru ari inshuti zacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu mugoroba mbafitiye ubutumwa bubabwira ko Uwiteka agiye kubarwanirira muri za ntambara ziri kuvuza induru iruhande rwanyu Imana ije kuzirwana wiyibaza uko ubikora kuko ntiyabigusobanurira ko idashaka kucengesha umwanzi wawe ngo hari n'ukuntu isubira inyuma igakura inziga z'amagare ngo ariko zikagenda biruhanije hari n'umwanditsi wanditse Zaburi aravuga ngo gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bya Farawo bisinzirira guhera uyu mugoroba Imana igira ibintu isinziriza operasiyo y'Imana ikora ibintu biremereye nyemerera uzamura ibiganza byawe hejuru ngusengera Imana uyu mugoroba Imana ikora ikintu gikomeye we wahisemo neza kubana natwe uyu mugoroba Imana nibane nawe uyu mugoroba ukuboko kw'Imana kubane nawe imbaraga z'Imana imbaraga zidasanzwe ikirere cyawe Imana igikomeze ikirere cyawe Imana igifungure ndagira ngo sabe umushumba wacu bamuhe mikoro Irembo ryera TV